waruzi impamvu utazwi cyangwa se kutamenyekana kandi ubuzo bigira ikibazo jewe cyangwa kumenyekana kwawe uzibonamo inyungu. Nuko uyu munsi nicyo kiganiro tugiye kuvuga ubuzima bwo kumenyekana n'ubuzima bwo kutamenyekana. Abantu batazwi kandi ni uwuhe mumaro wo kumenyekana n'uwo kutamenyekana? Ni izihe ngaruka gutyo? Uyu munsi nicyo tugiye kuvuga. ni ukuri Tubahaye ikaze rero Engineer Kimwe. abantu begeye abantu tumve kuba ikaze Aho bicare tuganire ku kirambi ugatorero ubwo habaga ikintu bitaga gatorero zo gatorero n'abagabo nyine bagendaga bakaganira na hano dusigaye tuhaba. Yego. Noneho bicare gatuganire Yego. kuri iyi topic yo kuvuga ngo impamvu zo kumenyekana ibyiza n'ibibi. Ubuzima bwo kumenyekana icyambere abantu bamenya ko hageze kose bakakwishimira. Mino minsi hagezweho wacu avuye muri Amerika. ni ukuvuga ngo dore ukuntu bari mu kugenza mu kanisa dore ukuntu bari mu kugenza kakwereka twihuta ariko turihuta kakwereka bari mu kuvuga ngo abantu b'abashitsi baturutse mu yandi makanisa ya muri Nairobi bahaguruka tubakira. Abantu bavuye mu Bugande, muri Congo, mu Burundi bahaguruka tubakira. Abantu bavuye hanze namwe bahaguruka tubabone. Ohio. No kuvuga ngo ari mu guhaguruka abantu amashi intoki zigenda kugira icyo twagitambutse. Hari ikindi kivuga ngo hari influence cyangwa kugira kura nyine kuvuga kugira ijambo. Uko turacari kujiza ibyo ubwo ngo turi kuvuga gusa ubuzima bwo kumenyekana uko ibiburanga aho ibiburanga waruvuze nicyo kinini iki kugira influence ijambo uvuze nyine abantu bakabyumva habe nuko byabari ariko n'uburiya icyambere biba byageze kuri benshi. Nibyo ndi kuvuga rero nubwo ari gere bitarimo n'ubwenge bwa large platform iyo turayivuze nayo ari ukuntu nyine nuko ubwo buzima kumenyekana kwa bumeze. Ubwa kabiri financial opportunity ni kuvuga ngo uba bufite ubushobora kwa accessinga ya mafaranga bazuvuga ariko ana teka mitwaro abantu barateka mitwaro kubera amazina yabo. Ariko urumva kumenyekana bishobora korosha uburyo nyine ukuntu biza bimera. Guteka mitwe Ese guteka mitwe data byoroshye uburyo ushobora kugira ariko no guteka umutwe rero tuvuga urugero kugezeho noneho kavuga ngo Eric se kimenya namwe masifaranga se reka nzimuhe kubera ko tumuzi nyine nibyo ndi kuvuga. Nukuvuga ngo kumenyekana zo korosha guteka mitwe abantu gabateka mitwe mutazwi. Ariko reka tubivuge mu buryo tuvuga ngo ni guteka mutwe ahubwo bifasha nyine ko ushobora kugira opportunity tubisobanure neza. Noneho opportunity validation turayita ko ari kwa kundi uzi ikintu yo kiri valide ni kuvuga ngo nyine abantu baravuga ngo Eric arahari biri valide nyine iyo reconnaissance iyo reconnaissance icyo nacyo ni kimwe mu biranga ariko noneho ibyo twavuga ngo ni ibiranga byiza ariko hariho noneho n'ibintu nibibi. Tuvuga urugero suku nta muntu abakigira ubuzima bwe bwite oya wamenyekanye ta ubuzima muri prive oya privacy we anyuza ngo wenda niba numva neza ikintu ushaka kuvuga iyo umuntu ari umusitari tukamwumva ikintu yagikoze nta kunyura ngo uvuze nganyuza
yagikoze ico kintu ntabwo bamubeshe none ikindi ko ari mu abasitari ko ari mu vuga ngo buri gihe ni umuntu amenyekanye ngo bashaka kumuriraho views buranico cyangwa buri nyine aba yabikoze ko nanga kuvuga amazina y'abasitari bagira ibintu bakavuga ko atari ijabo kandi ari nyine ari bo byavuzwe urumva hari igihe nyine nicyo twavugaga rero nyine privacy yabo ntayibihari umuntu ashobora no kumwitirira ikintu ariko hari bigiye bababeshyera hano se nkambonye bavuze ngo hari umugore nigeze kubona aza kuri sinibuka channel yayo aravuga ngo mbonye ngo yamutenda hari n'undi wavuze bajya kuririmba indirimbo za Okovu muri iyi minsi publicly ngo bize umwana okay dukomeze turi kwihuta uzi ikibi cyo kuguma uzwi cyangwa cyo kugira fame kuvuga ngo ntabwo ufite nyine ese ndayivuga gute ufite nako ufite pressure igitutu cyo kuvuga ngo ngumanira izina ngumanira izina kugira ngo nyine abantu bagume banze bigatuma utakaza none wa wundi wanyawe rimwe na rimwe hari ngiye mutazaseka adakwiye guseka kugira ngo gusa nyine azabaho ubuzima nyine atarimo arafeka pretending na nibyo jambo ryiza none ikindi kubera ko ntazavugwa cyane bari bagira ngo icyo bita mental health yabo ibifite ikibazo emotion uko bafite ikibazo bya mental abenejo mbonye arabivuze ngo niba ari abantu babayeho n'abantu bazwi reka ngo kubera ko ngo baza baguma kuba abantu ba roromodo ngo ntiberekane intege zabo cyangwa niba yagize ko umutima wo kurira kuko ngo hari umuntu ngo uvuga ngo hariya ngo uko aramureberaho umuntu w'umusitari urira ariko nawe mfite umutima kurira mvuze umuntu wese agira ariko ganzurire nkabijya muzaza ntuza ndimukumva ntuza ngo akunda kurira cyane ni the ben akunda kurira cyane rero no tuvuge ikindi twihuta ubuzima noneho bwo kutamenyekana umuntu abawe ubu uri wenyine nta kaje ntimuza amafuti yawe ni privacy ni ukuvuga ngo kutamenyekana ni nyine privacy freedom ni ukuvuga ngo umuntu abaye bayeho ubuzima bwa nyabwo noneho twongere tuvuge noneho ku buzima butarimo fame icya mbere privacy and freedom ni ukuvuga umuntu aba afite ubuzima bwe bwite kandi afite n'ubwisanzure ku rugero waza uvuga ngo utabukuzi hari n'ibihugu byacapwa ku muhanda kandi kandi nta muntu bigize ikibazo ariko ngo tuvuge ngo wenda tuvuge urugero abacu bazwi Dr. kujya capa ku muhanda tukazujye cya kuri Dr. ku muhanda ariko mu rugo wowe dore ikindi icyo ni cya mbere icya kabiri abantu baba bafite relationship ziri genuine nakagira ngo kantu tukavugeho neza relationship ziri genuine ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu aba approachinga abakeneyemo ibintu uvuga ngo niba nko ku mazina wewe umukunda inshuti ufite kuko utaraba umusitari ni inshuti za nyazo nyine zo ku takintu zazarakurikiye nyine ntabwo zikurikiye ziragukurikira inshuti zanje kandi zigize ukuri takintu mwakurikiye ariko izindi abandi bantu bose bazwi ubu ufite inshuti zifite umurongo gutya gusa ariko nyine wareba genuine akafite katubanye ushatse kuvuga ko umuntu wese utari umusitari inshuti afite ndahantu ziri oya muze kuvuga ngo ama relationship aba hari aba afite ukuntu nyine ni ari genuine ari sinzi ukuntu genuine
nyine nta makemwa nta mibare irimwo nta mibare irimwo ntabwo byajya nta mibare irimo ni ukuvuga inshuti zawe zifite zitazwi nta mibare ishaka ishize ariko rero noneho ino topiki ndabona iza duteranya n'abantu ni ukuvuga ngo niyo mpamvu numva neza twe turi kwivugira ubuzima uvuga ngo ushatse kuvuga ko inshuti nta mibare nashize oya dore gute bimeze twe turi kuvuga ubuzima bw'abantu bazwi uko abantu bakugeraho uzwi n'abantu bakugeraho utazwi mu by'ukuri ni bande baba bagufitiye urukundo ni bande bagufitiye umutima mwiza nuza kubireba neza abantu twese tuzi cyane ugize amahirwe yo kuba inshuti uba wumva nyine hari ukuntu turi nko mutagetinga nyine nawe urabizi nuko ariko wumva ari inyungu wumva nyine ari inyungu cyangwa se nawe nyine hari ukuntu wenda ahita bishamo imibare myinshi ariko uzumve iyo umuntu ubaye inshuti n'umuntu bisanzwe mwese muri aho wumva umutima ufungutse udafite indi mibare udafite ibintu bigize imitango yari mu nshuti zitazwi icyo mu gihe cya kadobo inshuti itazwi intango rero ni uko bimeze noneho mu gihe wa muntu ari kurwana no kuvuga ngo yaramenyekanye yagize gute ari kurwana no kuguma ahantu hejuru mu gicu rimwe na rimwe nta n'ibintu ashobora kugira ariko umuntu utazwi udafite kumenyekana iwe ashobora nta bwoba bwo gufiringa aba afite ubwoba bwo gufiringa urabyumva gutsiduka kugerageza ibintu ngo byange ariko umuntu uri hejuru iriya aba afite ubwoba bwo kugerageza ibintu afite ubwoba bwo gutsinda noneho ikindi growth gukura iterambere ry'umuntu utazwi riba ryiza kuko nyine ibintu bije biba bicecetse bituje aramenya mu gitondo ngo ndabyuka nkora ibi ngende gutya nitware gutya kutamenyekana ibyo bagize umutwe munini nuko nta gitutu ariko tuvuga urugero mu gitondo umuntu arabyutse akoze ikintu ahise amenyekana mu by'ukuri ntigeze amwiyubaka mu byo kuvuga ngo yari yubatse ariko nyine kuko yamenyekana ariko nk'abantu b'abasitari mani badafite nk'icyo baba baragendeye hari nk'umuntu uzaba akaba umusitari ariko ugasanga nta wareba n'ibyo akora ukabura nka kontenti cyangwa ukabura nk'ikintu cyatuma amenyekana wenda uretse kuba yagiye gusa kuri platform zizwi nibyo rero twavuze kuko uwo muntu nawe iterambere ryiwe riragoye nibyo twavuze tumva ko yagize image iri hejuru yagize ishusho abantu bamwe expectingamo ibintu binini cyane ariko nawe ugiye kureba ubuzima afite urabuvura niyo mpamvu turi kuvuga ngo hano bavuze ko ibyiza byo kutamenyekana umuntu nyine aba adafite icyo gitutu cyo kuvuga ngo yagerageza n'ibintu byoroheje noneho n'iterambere rye ntibukibuke kandi rigenda rije imbere noneho ikindi hano cyiza nakunze umuntu aba afite reka nze nkubwire akantu gakomeye hano ariko akantu kaduka tukavuga ni akahe uzi ko uburyo abantu bakugenzura uzwi butandukanye n'uburyo abantu bakugenzura utazwi noneho hano uba ufite gukontrolinga like wowe wanyawe identity yawe ni gukontrolinga gasubiramo reka nkubwire ukontrolinga gasubiramo ni ukuvuga ngo wowe urazwi wowe umucuranzi jewe ukuze ubonaga datukuze umucuranzi w'umukunga azwi abantu batazwi nsanga umukunga ndaza gucuranga ariko noneho jewe ntago nzwi sinzi gucuranga umukunga noneho uko kuntu ariko umukunga utarava kuri ako kantu wenda kuvuga ku ijambo rero umukunga abantu urimo byose umukunga urimo saba ni ukuvuga ngo niba utazi gucuranga umukunga genda ushake padi ubwo nari nshatse kugira abantu inama bakeneye kumenyekana ushobora kuba uzi slow muri no community turimo ushobora kuba uzi slow nziza cyane ariko ni ukuvuga ngo abantu ntegereje gusaba akazi nyine gucuranga barambaza uzi umukunga data arambwira ati ndabuze naho izitonze ariko undi yamwatsa izitonze zihuriye izitonze ziriko zirajeye zizitonda ziroye zizi dukeneye umukunga nawe ati zizoruha zizi kandi izitonze nizo zigora ariko
nubwo turi mu kiganiro turashaka kuza gukora ikiganiro kivuga ku bintu byo gucuranga no kuririmba abantu bagenda babyiga. hari ukuntu community yatugize ngo turabahanga ngo tuzi kuririmba ngo tuzi gucuranga ariko ukumva turacyari inyuma y'abandi ahubwo ni turi inyuma y'abandi ukurikije skills ubumenyi knowledge ngo twari ibintu mu kigali gusa ngo abantu n'abaririmbyi n'abacuranga anyway tutaza ku ariko twavugaga ko bifasha gukontrolinga identity yawe ni ukuvuga ngo kutamenyekana cyane ushobora kwiga nyine ukavuga uti okay ndi kukontrola kuko nta gitutu ufite umva none se kuki abantu bundi bakunda kumenyekana cyane bakunda kumenyekana cyane bakeneye FM cyane bakeneye inshuti zishiramo imibare turavuze ngo oya reka twitware muri ubu buryo uko ubivuze gutyo ntawurageraho noneho akamakubwira ngo mbona gutyo iri koti iki gitoko tumbaze n'ijana kandaze ariko reka tuvuge mu buryo icyambere abantu twifuza kumenyekana kuko ari ukuntu dukozwemo psychologically birahari psychologically ni ukuvuga ngo buri muntu wese yumva kumenyekana hari ikintu biribuze kumuzanira icya kabiri social pressure donc ukuntu abantu bafatwa muri society biratandukanye kuvuga ngo abantu ukuntu bafatwa niba abazwi n'abatazwi ujye ubibona nyine twebwe ku rugero twavuze ati uvuye ba mu karere kacu ka Kayore twakire n'abandi bavuye mu Buganda ukuvuga ngo tukwakira abantu bose bavuye hanze y'igihugu icyarimwe ni mpaka ubanza udescribing East Africa none turumva uko kuntu nyine bigiye byidistinga buri muntu wese bashaka kuja hariya nyine hahandi bavuze akumva niho ariko birabisisa bazavuga ngo abashitsi mwese muhaguruke uwo mwanya so kudescribinga niba jewe naraketse wenda reka tureke kuvugira ku ruhande rwenda rw'abashumba batanya kutubwira nabi ariko je naketse ko nuhagurukaga uvuye iriye barahita bakwakira okay no baragutuma delegation je ntabwo ndishaka kuza agogoreko twabivuze none ikindi modern technology uko isigaye simeze harimo n'ibintu bya social media nyine abantu kumenyekana gusiga kutugaragaza nk'abantu babaye successful nk'abo bageze iyo baje kandi ari kagize umutwe munini kano ushaka kuvuga gute modern technology aho tugeze aho isi isigaye imeze isigaye yerekana abantu bazwi nk'abantu bagafashe nk'abantu ngo ari abantu bazwi ariko nabo ubwabo bagafashe mu buryo ifaranga nyine kuko bazwi agera ahantu hose bakamwegereza nawe wenda yaba bishaka atabishaka ariko kubera ko nyine arazwi bivuze ngo ubuzima bwe bumeze ngaho nyine butandukanye niko technology imeze iragenika kugaragaza ko nyine katwakire Dr. Mutebutsi no kumva nyine ndivuze Dr. Mutebutsi se Dr. Mutebutsi nitumuvuga gutyo mu materaniro ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ukanamushira kuri post flyer affiche rimwe kabiri gatatu kumva taragafashe se uzi ko none reka tuzwe kugandukanda buke no ku approaching abantu biri kugenda joroha kubera bagushe kuri affiche imwe ebyiri eshatu gute mu minsi ishize hari inkubiri yaje y'abageni umuntu umwe n'urakaza bw'irundi
uzi kuririmba ndakuzi, uzi gucuranga ndakuzi, uja kuri kamera numara utumire umuntu kuri Instagram numara ikintu ukora hahantu warutange kuvuga ko kundi aba ari gufata gusa numara icyo nicyo twavuze impamvu abantu rero akohereze kuri Instagram ariko tugaze tuvuga direct jewe nzamba direct reka mbabwiriza ukuri nje nzamba direct kubera ko ushaka guca ku ruhande kuri Instagram umva ifagenda nukuvuga ngo genda mu kanisa rifite inani uje imbere ariko hari umugabo nabonye ejo ndi muri Foursquare n'ukuri Imana nyine bishobora kuba naratekereje ko okay sinasi mudagenze ariko natekereje ko bishobora kuba ico gitekerezo waruvuze no kuvuga ngo ashobora kuba afite purpose yo gutuma ku kantu ariko yari kwa bishina bitandukanye n'ibitirimu dore ukuntu biza bimera rero mu mpamvu zituma abantu bashaka kumenyekana harimo nako kantu yuko social media zitugaragaza kabantu bagafasha bagize icyo bageraho cyangwa nyine bafite tala ashoboye ariko bitekereza ko mfite mu mutwe sinzi ukuntu mbaye dukomeza abantu muzwi dore ikibazo ni ukuvuga ngo hari ukuntu mu mutwe byaje bibwira ko nyine banze ngira donc abantu benshi bakunda fame kugira nyine bumve bari valued bahawe agaciro bagize bate nyine mu buryo buri psychological donc twese reka natwe twishiremo kumenyekana uba wumva nyine wabiva je ushaka kumenyekana bawe ubanka wa muri gabuye ngwanyimika akaba umwami w'ishanga bita gute ariko ngo sinabikunda ngo ntifuje ngo kumenyekana mutiyo bikunda ngabo ngahisemo ngo ku Yesu umukiza wanje ngo sinkita ku Yesu ngo Yesu agize biti ngo Yesu aranyeze ucigisho cyane kimanutse ariko nyine je reka mbivuge ndi sincere sinkeneye kumenyekana rero ni ukuvuga ngo ibyo twavugaga ni ku mpamvu zituma abantu cyambere muri twe bibamwo kumva nyine umenyekanye kuba nyine uhawe agaciro muri sosiyete ahantu ukumva uragize nyine ukumva ubaye uri very important twakunze kuvuga ngo VIP VIP noneho very important noneho ikindi social pressure abantu nyine usanga nyine ku kuntu twavugaga ko kubwira ahantu kumva ushaka kugera ahantu utumenyekana noneho ikindi twavugaga ni nyine abantu nyine niko isi isigaye imeze modern technology isigaye imeze isi yazanye ibintu nabyo bitari byiza kandi mu kubona wenda ndabuciye mu ijambo mu kubona ibintu byo kumenyekana kuko turi kubivuga biri mu gutera icyuya gikomeye biri mu gutera icyuya kimwe giteye ubwoba kubera ko hari akantu bavuga ngo iyo wamenyekanye abantu expectinga ko umeze neza kimawazo na kimfuko mu buryo bw'ubutekerezo bw'umufuka noneho ugasanga ibintu byo kumenya wenda reka wenda niba sinzi niba ngewe ariko nako reka kavuge je ganza direct kumwikanisa kandi nyine ngaje kuri docteur urampagurukije muri mitani turakuzi umuntu uri mu baturage usanzwe urura aho ngaho gutya yatanze 2 ntiwemerewe kuja munsi ya 2 niyo vuba ahubwo urenza 10 2 n'icumi ntiwemerewe kuja n'umwe bigatera 10 kandi twagaragaje ko hano ntabwo kumenyekana bivuze ko umuntu yabaye successful ko umuntu ari kugomba kuba successful ubundi niba turakumenya utari successful kwanza reka tuvuge icyo kintu niba ubundi bari kumenya utari successful udafite success none so tuvuge nk'abacuranzi twihereho hari abacuranzi nzi kandi bagize igihe bagize izina ubundi kuba kumenyekana no kugira izina
ariko iryo zina ubu nonaha bagitega moto iyo moto muri ganje ndacyagenda n'amaguru. wewe wenda reka turebe kurenganya kubera ko wenda wewe wacuranze kuva kera nawe uyu mugabo uri hano yaracuranze kuva kera ukuga muri kumubona ni ukuvuga ngo muri za 2005 sibyo so oya papa wanje aho nari ntaravuka 2006 waye gute yari umucuranzi wa kompanyi ariko ubu ari kugenda na flash ya papa ariko reka wewe ni gamperi jewe sinemera ko umuntu agomba kuba umustari imyaka irenga wenda tuvuge nk'ubu mise mbuste nk'ubu nta muntu sizo ngo nta muntu kayita ndi umustari ndi umustari bikakubwiye niba je ndi umbaye umustari ahubwo ngo mbe umustari ntabice mfite no iryo zina no kubera ko je ndi umustari ukampamagara ngo je kumucurangira sibyo ubizi ko ndi umustari icyambere curangira kuri afishe iyo afishe yawe hari abantu baza kubera ko bambonye sibyo ndagucaje amafaranga menshi papa urayampa papa ntabwo nongera kuri moto mani ndi umusitari kiraza kugora ntabwo none se sibyo nkubwiye ntakuntu wowe waracuranga muri 2005 wewe ngo kugeza n'ubu uyu mugabo yaraza kompanya cyangwa ukazana solid guitar umuntu wavumbuye solid guitar niba ejo wenda reka turi kumuvuga simuzi mwize aje simuzi kumva umuntu wazanye solid guitar wenda wazanye pad we harishije ibintu umuntu wazanye solid guitar akayivumbura akamenya ko iba muri senge abakecuru bari mu kuja kubera solid guitar ukabuzi ko yivumbuye ukabwira na moto ukibiti reka none tubaye ariko witeka nyine okay aho twavuze cyane muri community buriya nubwo wenda twavuze cyane reka twivuge kandi kayituriye tuzi cyane umuntu wazanye solid guitar ndaguma mu gahe paka nandishije kuko bibaze ngo uvumbuye solid guitar kandi ga solid guitar iba kure iba hari mu magita kugira ngo uzomenye ngo iyi no solid guitar ni ifite amavuta yose wamara ukabura kugana na moto none uyu munsi hari undi muntu twashatse kuvuga wenda ndamuvuga nihuta kugira ngo ariko arazwi ni umuririmbyi w'umunyamerika witwa Whitney Houston ni ubwo impamvu tugiye kumuvugaho turashaka kuza kuvuga ngo ese kumenyekana nyine ibyiza byabyo tuza no kuvuga mu marwabyo ariko no dutifashishije urugero rw'umuntu uzwi cyangwa nawe atamuzi Whitney cyangwa Whitney Houston ariko yavukiye ahantu hitwa New Jersey muri Amerika mu 1963 hanyuma yaje gupfa mu minsi yashize n'umuririmbyi yapfuye mu kwa kabiri tariki 11/12 yari afite imyaka 48 yabaye wagize ibigwi n'umuririmbyi wagize ibigwi kuko yatangiye kumenyekana mu hagana muri za 80 aho ngaho ndagaruka twari duhari ariko nyine n'icyo gihe abinyikana mu njyana ya pop nizo bita soul na R&B noneho ariko yaririmbye na gospel ni umuntu wa Amerika yaririmbye na gospel hari indirimbo umuntu wa Amerika n'abirabura muri Amerika n'abantu kandi kuva France ukagabanya ubwo abantu bize ariko nyine batize ururimi ndaga rwa bize barize ariko nyine cyangwa barize n'ikigo umuntu wagize ngo bavuga ibihumbi nuvuga ngo million records 200 million records sold worldwide uvuga ngo yagurishije si miliyoni ni magana miliyoni magana abiri amarikodi
yagurishijwe ni ukuvuga yagurishijwe ashaka ko yarakuye bayikiranye wewe uririmba izo ndirimbo zose ugasigarana iki hari akaririmbo bazi and I love you ako karirimbo ko yaya naje takazi love you niba aririmba ku karirimbo karirimbo aririmba iyo yitwa I will always love you greatest love of all I wanna dance with somebody yego noneho akina muri filime yiswe Bodyguard impamvu turi kuvuga uno muntu ashaka kuvuga nyine nicyo gihe amenyekana noneho bari baramuhimbye akantu kavuga ngo The Voice kuvuga ngo yarangirijwe noneho rero kumenyekana kwiwe se kunyumva neza kumenyekana kwiwe kwaje gutuma agira depression kuri mugore yagira yabanaga na depression abana n'ibiyobyabwenge ku buryo baza banavuga yuko mu byatumye apfa ari ibiyobyabwenge yari umupushayi yari drug user yarabikoreshaga kumenyekana kwagiye kumushyira kuri pressure nta mukecuru ko nabonaga ari imfura afite imyaka 40 yarakinyitse imyaka 48 imyaka myinshi ku bantu bandi bakoranye aza kugira pressure boro mugani wavuga ngo boro ngo ubuzima bwe bwarangiye buteje akavuyo ku isi ariko tubereye kuri cyo kintu cy'ikimogi uriya mugore kandi ni ikimogi kibamo ejo nari kambaye ubuse bituma nibaza ikimogi kigabanya stress mugani watuze no twe ganzi tubikoresha twabikoresheje ntabwo nzanira bifite experience y'ibintu data ubaye gute ikimogi cy'inzobere ubaye ndamwe ikimogi bazavuga kuri ikimogi kiza kigabanya ibintu mu mutwe kuko umuntu w'umusitari nk'uwo yarabuze therapy yarabuze wenda kuja ku bitaro ariko niba yarafuze ngo akoreshe ikimogi abantu batubwira iki urumva uko kumenyekana kwagiye kumutera cyangwa n'inshuti mbi wenda yagize nibyo twahoze tuvugana mbere nuza kubibuka neza harimo ikibazo cy'uko abantu bapretendinga umuntu abaye ubuzima butari ubwe akabura urukundo rwa nyarwo rwa mu bantu noneho akaza gusanga akeneye nyine abaye ubuzima butari ubwe ageraho nyine atangira gukoresha ibiyobyabwenge akaba addicted akaba koloni uvuga ngo ikimogi abantu ingoro y'irwo ikimogi ariko si ikimogi cyagutse oya za drugs binje uvuga ngo wari cyane imfura wa ni uvuga ngo yakoreshaga injection biravyo bitera injection ari mama ndi gukurikira mu kiganiro upstairs injection injection uvuga ngo byasabaga ko akoresha umutsi nari ngiye gutanga urugero nibuka ko tutazatubikoresha iyo kimujura ni irongi ariko gatira umustari no nicyo nakunze no icyo ndi gushaka rero kuza kugeraho no kugira ngo tuvuge ngo ese ubuzima bwo kumenyekana butubera byiza gute ese butubera bubi gute kuko byose bigaragazwa n'iherezo kuva kumenyekana iyo utabikoresheje mu buryo bwiza bigupfira ubusa iyo wabaye mukene iyo wamenyekanye ukabikontorora neza nabyo bikorera byiza ikindi
kutamenyekana ko si kwiza. Kutamenyekana si kwiza? Kuba umusitari kwiza mwana tubaye guta si kwiza bawa. None se wewe urashatse hari umuntu wari tureba ufite amanyanga aruta abandi bose ariko kubera ko tutayazi ushaka ko kwikosora nuvuga ngo kutamenyekana kwawe kuracaguhishe ariko si kwiza ariko kurabafasha mu manyanga oya habe umuvuga ngo none se reka nzire ntanga urugero hari ko umuntu ugira amafuta hari n'abantu ko batodukira nabo bagira amafuta mutazi abantu mugira amafuta mutazi urabizi neza ko ayo mafuta yawe uri gukora iyo uza kubuzwa twari kubusohoka mu ariko wenda nabivuge neza nta kibazo kibirimo ubuzima no kwiga n'abari mu manyanga n'abari mu mafuti twari umuntu ukizwa azatanga ubuhamya ngo jewe ngo nagaza ngwana ngo nagaza mu inzoga tukaza tureba ko ari ikintu aya hari umuntu uzubibuka azamubwira wowe urasa n'urwaye ariko kubera ko mutari munamuzi ibintu bavuga nyine mugasuka n'abatabwira tayo cyane ariko hari undi wari ukoje quartier umugabo wari yakasana n'umwana umuvuga uvuga Imana uzuko ndamwe wazasinda n'izuba azahora yasinze ariko nk'ubwo uramutse avuze ngo nakije akavuga ngo nagaza ngwana bazavuga ati ahubwo cyane rwose ntiwareka kurwana kuko turakuzi urumva ko rero kutamenyekana ntabwo erega buri byose bifite byiza ariko ikibazo uyu muntu twatuvuze impamvu twatumuvuze nuko twashaka kugaragaza ko nyine ubuzima nubwo busa naho buri privé hari ukuntu hose nko tuvuge se wenyine upfa mu rugo buryo se wenyine ugira ibyo bibazo by'amadepression ariko nyine kumenyekana hari n'undi twanavuga abantu ni benshi twavuga ariko wenda kugira ngo tuze ku summarizinga wenda tunagire muri rusange ubuzima bwo kutamenyekana ni bwiza kuruta ubwo kumenyekana kuko mukunda amafishi tuvuga urugero igitekerezo kiraje abantu bubatse ibino biraro bya hano turi ino mihanda titubaye kandi babaye successful bubatse birari nuvuga ngo ubuzima bwo kumenyekana nubwo tuvuga sibwo bugaragaza ko umuntu yabaye successful abayobozi bakomeye benshi b'amabanki bari kubamanaginga amafaranga yacu uzumu umuyobozi wa Safaricom tawe ndi gushaka kukubwira ko nanjye ngo uvuga ngo kuwa banki we no umenye gute ndafite account none reka turi kuvuga icyo turi kuvuga cyane nawe ubitekereje utusanga abantu bose bazi nako abantu bose bafite ko muri no minsi abantu bafite ibikorwa byiza bakimenyekana n'abandi reka ntanga ijambo ry'ubwenge inzu y'umuturirwa muremure ibiyifashe biri hasi munsi y'ubutaka ntituriye sinzi niba unyumvise inzu y'umuturirwa ndende cyane ibiyifata byigizwa hasi cyane fondasiyo y'ibiri dipu uko inzu izamuka ija hejuru niko bongera ija munsi ni ukuvuga ngo kumenyekana si ikimenyetso cya mbere cy'uko umuntu yaba successful icyo turacumvikana ariko none kutamenyekana ntibiha umuntu uburenganzira bwo kugenda uko ashaka nyine wowe kora ukuguma kuri gukora kuko tumaze kubona yuko abantu benshi bamenyekana nako batazwi nako ibintu binini bifasha isi abantu baba bakontrolinga ntitubazi ahubwo kumenyekana cyane bituma rimwe na rimwe twitakaza tukabura jewe nk'uko nguko noneho rero mu gusoza ikiganiro reka tubwire abantu ngo ubuzima bwo kumenyekana ni bwiza ariko bisaba ngo wige kubwitwaramo utakwambuye wewe ubuzima bwo kumenyekana si bubi twavuze ko ari bubi
ariko kuwa hange be caution ube witonde uzi ko umuntu aza asiga umuntu umusanga aho yirukanira umusiga ndako nano sinzi ukuntu mvuze umuntu aza asiga umusanga akirukanira umusiga cyane gute umuntu azatanga nko kuramutswa n'abantu benshi yarimbye korasi akamasiga abantu bamukunze babandi cyangwa amaze gukora ariko ubundi reka tuvuge kurako iyo ndi gutemba ifaranga inshuti z'abakene tukagumana ndamaze gushaka abakiri reka ngubwize ukuri hari umupapa umwe w'inshuti yanje bagere bambonye nibo keneye niba ngize ifaranga nawe ukeneye kutufata hari umupapa umwe w'inshuti yanje ufite ubukeneye icuko yari umupapa w'inshuti yanje kandi afite ukuntu ameze noneho namwigiye ibintu bikomeye yazi gukora n'abantu bo hejuru akamenya kubana ubu ijambo akoresheje akamenya kubana n'abari munsi ukamenya kubana nabo kurumva ariko si bayifuza mu inshuti banza wumve tudafite ifaranga data banza wumve yarazi gukorana n'abantu bo hejuru akamenya no kubana n'abantu bo hasi none yazambwira kandi iyo ari hejuru wumva iyo umuntu ari hejuru nta kintu kiba kimufasha ntacyo kiba kimufashe gutya nyine aba ari hejuru niko uri hejuru mu dushusho igihe yomanuka yoramirwa n'abagize gute n'ababandi nyine bari hasi noneho yazambwira iyo ari hejuru tabaza yumva genuine kwa kuntu umuntu wumva nakuganiriza n'umutima mwiza oya hejuru ni inyungu icyo ufite ngo tumenye kubera icyo ufite nabo hasi ni data none ariko ugereranije worosha urimi ugereranije akarworosha ariko je umwanzuro ningira ifaranga nzogira ikiburi je mayembe yabi nuko mu kubona niyorosha gute ni ikibazo kina ubonye ngize ifaranga ukamenya ko ikiburi cyawe kubera ko reka nkubwire sibyo so uku n'abangabo wita ngo buhasi usanga nabo barahindutse oya ahubwo agakire kuri nibo bazabana neza kuko ndamutse ndumukire nawe urumukire tubesheje abantu uramutse ukagira ifaranga naje kugira ifaranga ariko ndumukire naje data ni mutunzi cyane data umwe afite ifaranga ndavuga ngo noneho niziba physical zikaboneka noneho tuvuge urumukire naje ndumukire hanyuma tuko turaganira sibyo ufite amamiliyoni kuri konti ufite andi nikakubwira tuzombesha uzombwiza ukuri uzombwira ati yewe hari akantu nabonye ejo wakoze gasa nk'atari keza urumva ko akubwije ukuri tamukene papa tamukene wakubwira ngo pango wakosheje reka umutima wari kubazi njyewe gukosora umukire ariko mu kugira ngo tume bimera neza mu by'ukuri mwobana neza ibyo twanonda mwanzo twagenda tuganaho nuko kumenyekana ni byiza ariko bitakwambiye wewe noneho kutamenyekana nabyo bikwiye gutuma ugumana discipline nyine yo gukora ibintu byawe mu buryo bwiza bwo gutera imbere twitwaje ngo kutazwi yego kandi gukora ikintu kikamenyekana abantu nyine social media zirimo kwihuta abantu nyine mu kugenda duhindura buri munsi uko ari ejo ukaba mwiza uyu munsi ejo nyine ugapanga kuba mwiza kurutaho murakoze cyane rero murakoze hanyuma iki kiganiro nakagaruka yego abantu bashobora kutubwira ko babijumba muri comment ni ukuri batubwire uko bimeze hanyuma abantu bakeneye kuba abasitari tugane tubafashe sawa bari bamugisha yego naho utaha